ko watinze kuza ntabwo natinze kuza bana amakuru ahubwo kubera iki wowe utatese kare ndashonje bana nzaranyisha akazi twakoze akazi ke sheri ko watinze gutaha oya ntabwo natinze gutaha bana ugize ngo cyane nubwo reba nibwo ugifatiriza nimbabura abantu reka nabanje kwitegura sheri ko twaguhaye ibintu byose guteka kare tutatese kare reba nabanje kwitegura kugira usanga nsa neza urategura ibiki utateguye mu nda yanjye kubera oya none sibwo ndakura he imbaraga zo kugira ngo tugere mu nzu tubanze twishime ibiryo nta nubwo birashya basizana tubirya ari bibisi tubirya ari bibisi ihangane kubera iki urategura iki urajya muri dushe uri kunyitegura ngo dukore iki kandi byose ko biva mu nda bifi nta cyose nkiza amazi sosi basi se uragira ngo turye isosi n'amazi gusa sheri negana nabanje kugutegura ibiryo by'abagabo ariko abagore bo mwabaye gute koko urambwira ibiryo byo mu gitanda ibiryo byo mu gitanda biravamo imbaraga biravamo amata y'umwana ntago nagusigiye amafaranga yo guteka kare none se ubu ngubu urambwira ibiryo byo mu gitanda wajya kurongora nushonje mugabo mwiza namenyere ko akambere gafite mbere yo kurya niba byahindutse umunsi urambabana ntukampangire umunsi ugira ibihe byawo nimba nkusabye kurya bikaba nta bihari va mu nzira nigendere kandi isubire ku kazi byo ntabwo bindebanye sheri koko hahiye koko ugize ngo umusenzi arakindishije ku mazi reka nkoresha ubwa buryo bwanjye hahiye koko ugize ngo Yes, what? Jesus is Lord. Hey! hahiye koko ugize ngo